Yesu ashimwe, reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana bagirana umunsi ku munsi, ukuboko kwiza k'Uwiteka nikuboneke kuri wowe, Imana ibeshaho nikomeze kukwihishurira. Uyu munsi turi ku wa gatanu, tariki ni 31, ukwezi ni ukwa karindwi, umwaka ni 2026. Iyi ni by'uko urabagirana. Niba bivuze ko ari itariki 31, bivuze ko ari wo munsi wa nyuma usoza ukwezi kwa karindwi. Ukwezi kwa karindwi kurimo kurangira, nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Uwiteka Nyiringabo Imana kuko yakumenye izina aje guhindura ibintu kuba bishya. Kuko yakumenye izina, ukwezi kwa karindwi kurimo kurangira, ndagira ngo nkubwire ngo tera intambwe winjire mu kwezi kwa munani, kwezi ko kurya ku bigugu. Ukwezi kwa munani ni ukwezi k'umugisha, ni ukwezi ko kwicara ugafata bimwe wasengeye, ugafata umugisha wawe ukawufata mu biganza byawe. Ukwezi kwa munani abanyarwanda bavuga ngo ni ukwezi ko kuganura, ukwezi ko kuganura. Nawe igihe kirageze, wasenze amasengesho yawe, ariko igihe kirageze ngo Imana ikuganuze ku masezerano yawe. Amwe yakubwiye, bimwe Imana yavuganye nawe, bimwe Imana yakubwiye, ubyakire mu biganza byawe, ubifate. Reka turebe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho ni 33, turebane n'umurongo wa 17. Haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, nicyo uvuze ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi ati, ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati, hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukiri kunyuraho, nzagushyira mu busate bw'igitare, ubutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze ngo utwikurureho ikiganza cyanjye, urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntikaboneka. Imana itugirire neza. Aya magambo Imana yayabwiraga umugabo witwa Mose. Uyu Mose yari atoranye ku Mana, kuko Mose nicyo gihe Imana yari irimo mutuma muri Egiputa kugira ngo ajye gukura ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa, ubwoko bw'Imana ajye kubukura mu maboko ya Farawo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko Mose ngo abwire Uwiteka ngo ujye untegeka kujyana ubu bwoko, ngo ariko ntunyereke udutumanye. Mose abwira Uwiteka ati, yewe Uwiteka we, nutemera kujyana nawe ntudukure ino, nutemera kujyana nawe ntudukure ino. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwiteka abwira Mose, aramubwira ngo njye ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana y'amahoro itugirire neza. Njye ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana itugirire neza. Rero Mose akomeza kubwira Uwiteka ati, icyiza ni uko wajyana natwe, icyiza ni uko wajyana natwe, ntundeke ngo ngende. Nari mvuze Uwiteka Nyiringabo Imana azagendane nawe, yinjirane nawe mu kwezi kwa munani. Ukwezi kwa munani Uwiteka kubanzirize. Mbere yuko winjira mu kwezi kwa munani, Uwiteka kubanzirize, Uwiteka azajyane nawe. Mose ahamagarira Uwiteka kujyana nawe, ntamubwira ngo mbanzirizayo. Uravuga ngo njye gukura ubwoko bwawe muri Egiputa, ariko ntunyereke udutumanye. Ariko Imana iravuga ngo njye ubwanjye nzajyana nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya.
nari mvuze ngo ukwezi kwa munani Kristo wabambwe ajyane nawe, winjireyo uri kumwe na Kristo, kandi Kristo akubanzirizeyo, kuko Kristo nakubanzirizayo imitego yose urajya kuhagera yavuye mu nzira. Injira mu kwezi kwa munani winjira mu gihe cyawe, injira mu kwezi kwa munani winjira mu gihe cy'impinduka. Imana ishimwe. Umurongo twasomye rero wavuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Haleluya. Imana ishimwe ngo nicyo uvuze ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Iyo umuntu yagiriye umugisha ku Uwiteka, haleluya, aba umutoni. Imana itugirira neza. aba umutoni. Icyo avugiye imbere y'Imana, Imana iragikora. Icyo avugiye imbere y'Imana, Imana iracyumva. Icyo avugiye imbere y'Imana, Imana irazi ikamutabara. Umukiranutsi w'Imana iteka iyo atatse, Imana imanurwa no kureba ngo ni iki kiri gutakisha umukiranutsi w'Imana, ni iki kiri kumutakisha, ni iki kiri gutuma ataka, ni iki kiri gutuma arira, ni iki kiri gutuma ahamagara, ni iki kiri gutuma atabaza. Mose ngo aratabaza, ngo ahamagara Imana. Imana mu kumusubiza iramubwira ngo umva, nicyo uvuze ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Haleluya. Kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Ndakwifuriza wowe nkurikiye, Imana ikumenya izina. Imana ikumenya izina. Uyu munsi ugirira umugisha ku Uwiteka. Uyu munsi ugirira umugisha ku Mana. Iyo umuntu agiriye umugisha ku Mana, icyo asabye cyose aragihabwa. Iyo umuntu agiriye umugisha ku Mana, Imana iramwibuka mu makuba, mu ntambara, mu bigeragezo, ibyo ahura nabyo byose, intambara zose ahuye nazo, Imana irazimurwanirira. Kubera iki? Wagiriye umugisha ku Mana. Kubera iki? Uri umutoni w'Imana. Kubera iki? Uri umuntu Imana ikunda. Kubera iki? Uri umuntu Imana, haleluya, idakorwa n'isoni. Hari abantu bagirira umugisha imbere y'Imana, hahandi uhagarara Imana yakureba kavuga ngo ntabwo ntewe isoni zo kwitwa Imana yawe. Yakureba ikakwirata nk'uko yigeze yirata Yobu imbere ya Satani. Iramwirata, iravuga ngo mbe Satani we, warebye uritegereza, wabonye umukiranutsi wanjye witwa Yobu. Haleluya. Ndakwifuriza gusenga kugera ku kigero Imana ikureba iri mu gihugu cyo mu ijoro ikakwirata, kavuga ngo wabonye umukiranutsi wanjye uri hariya mu isi, unyubaha, uhura n'intambara ariko akagumya akanyubaha, uhura n'ibigeragezo ariko akagumya akanyubaha, uhura n'amakuba ariko akagumya akanyubaha, uhura n'intambara ariko akagumya akanyubaha. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo nicyo uvuze ndagikora. Haleluya. Nicyo uvuze ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe urabagirana. Umva Mose sha amaze kumenya yuko ateteye imbere y'Imana, amaze kumenya ko agiriye umugisha imbere y'Imana, amaze kumenya yuko abaye uhiriwe imbere y'Imana, ntiyazuyaza, ahita asaba ikintu gikomeye. Haleluya. Uri umunyamugisha. Imana iragukunda. Imana igufiteho umugambi. Nonaha winjira mu kwezi kwa munani, mbere yuko winjiramo, uyu munsi turi itariki 31, mbere yuko winjiramo, gira ikintu usaba Imana, gira ikintu ubwira Imana, gira ikintu uvugira imbere y'Imana. Muri ibyo ukurabagirane, ntutinye kugira icyo uvugira imbere y'Imana, ntutinye kugira icyo ubwira imbere Uwiteka. Mose ngo acyumva ko, haleluya, ngo yagiriye umugisha ku Uwiteka, ngo ahita abwira Uwiteka ngo yewe Uwiteka, ngo nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Iki Mose yarasabye ntabwo cyashobokaga, ariko kuko yagiriye umugisha ku Uwiteka, Imana yagombaga kukimuha. Haleluya. Imana iramubwira ngo hari ahantu bugufi bwanjye, aho ngaho uzagenda uhahagarare. Haleluya. Hari ahantu bugufi bwanjye, aho uzagenda uhahagarare. Imana ishimwe. Imana, haleluya, ni urukundo. Imana ni iyacu. Imana ni umubyeyi. Ntabwo wayisaba ngo ikwime. Reka. Mose arayisaba, aravuga ngo burya ngira umugisha, burya ntonnye ku Uwiteka, burya ndi umutsinzi, burya ndi umunyamugisha. Abwira Imana ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Imana nayo ntiyazuyaza, aramubwira ngo uzari ahantu bugufi bwawe, uzagenda uhahagarara. Ariko muri make ntabwo umuntu yandeba mu maso ngo abeho, ariko kuko we wangiriyeho umugisha, ngo hari ahantu ku rutare, ngo aho ngaho ngo nzanyuraho, ngo ariko nginyuraho ngo ikiganza cyanjye kizagufata kiguhisha mu busate bw'urutare, ngo kugeza aho nzanyurira, ngo nimara kunyuraho
ngo ngukuremo, ngo nurangiza urebe mu mugongo hanjye, ngo kuko mu maso ntiwahareba. Mva nkubwire, icyo Mose yasabye Imana nticyashobokaga, ariko kuko Mose yari inshuti y'Imana bituma Imana imuha ikidashoboka. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe uyu munsi, izere Imana iraza gukora kimwe cyari cyarananiranye, kimwe wabonaga ko kitazemera, Imana iraza kugihindura icyemera, kimwe wavuga ubona ko kitazashoboka, Imana iragihindura gishoboke mu izina rya Yesu Kristo. Kadusenga. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutwari. Abakumenye bafite amahirwe, abo no ku munsi mubi bazakomera. Data nyiringabo, Mose yaragusabye, urangije uvugana nawe, bavuga ngo nicyo yagusabye uragikora, kuko yakugiriyeho umugisha ukamumenya izina. Nsengeye umuntu wari unkurikiye Imana, ibuka izina ry'uyu mugabo, ibuka izina ry'uyu mumama, ibuka izina ry'uyu mukobwa, ibuka izina ry'uyu musore, ibuka Mana. Abantu bankurikiye Mana bibuke, abantu bankurikiye barengere, abantu bankurikiye. Hari abantu bamaze igihe bataka, hari abantu bamaze igihe bafite ubukene, hari abantu bamaze igihe bafite inyatsi, hari abantu bamaze igihe bafite amadeni, hari abantu bamaze igihe bafite igisuzuguriro, hari abantu bamaze igihe hari ibintu bibaboshye, bibahambiriye, bibaziritse. Ariko aya masaha Mana, reka wumve gutaka k'ubwoko bwawe, umva gutaka kw'abakobwa, umva gutaka kw'abamama, umva gutaka kw'abagabo, umva gutaka kw'abasore. Buri muntu wese ugutakiye, hari abakeneye gukira, hari abakeneye urubyaro, hari abakeneye ubukwe, hari abakeneye akazi, hari abakeneye gutera imbere, hari abakeneye gukira indwara. Mana, abo bantu bose bumvire, ubatabare kandi ubabohore. Mana, nkweretse ubwoko bwawe, hari abantu badakijijwe uyu munsi, reka bumve ijambo ryawe ribafateho bakizwe. Hari abantu basubiye inyuma, wongera ubagarure Mana, bagaruza ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga. Reka uyu munsi Mana ureme ishimwe mu mitima y'abantu, rema ishimwe, abantu binjire mu kwezi kwa munani banezerewe, bashima izina ryawe. Urakoze Kristo kuje gukora ibikomeye. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mana iguhereze umugisha, wowe ugiye gushayaringa ijambo ry'Imana. Shayaringa byibuze abantu 5, bashayaringe bumva ijambo ry'Imana ukibikora. Umugisha w'Imana ukubeho. Kora subscribe niba utarayikora, like na comment ni ingenzi. Imana y'amahoro ikumera umugisha, byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Ijambo ry'Imana ryo nakagaruka. Reka nkubwire ngo shalom shalom.